Acha makuru ni meza. Bakwita nde? Manirakiza Jean. Manirakiza Jean. Nanjye nitwa Isa nkorera Umurage Gakondo TV. Ni byiza rwose. Hano ni wawe? Yego. Okay. Nta kibazo, reka twicare tuganire, gahunda zose urazimenya turi kuganira. Yes. Okay, ugiye gutangira utubwire mu burwayi bwawe ubere bimeze bite? Bwira abadukurikiye byagenze gute ubundi? Jewe maze kugera iwe kwa Nzamuramba hasanze maze kurwara uburwayi bunyishe. Ubwo nibwo yatangiye we yahise akora ubuhinga, ibyandyaga byose ahita abihagarika, numva birahagaze. Arabihagarika wumva birahagaze, ariko tangira umbwire neza. Ukiri hano mu rugo usohoka hanze byagendaga bite? Ukiri hano utaragera kwa Nzamurambo byagenze bite? Nyine nari mfite n'inkoni niyo nitwazaga kugira ngo ngeri we, niyo nagiye nitwaje. Byatangiye gute nyine? Tangira utubwire byatangiye gute? Uko byatangiye ngewe kugira ngo nzamenye yuko ndwaye. Kugira ngo nzamenye uko ndwaye nge najya kunyara. Hanyara utuntu nkabanza inkari zifite uturaso. Ariko sindibwe simite ndibwa mu ruhago kuko ntago wari umutezi. Noneho ngewe nahagarara nkazunga isereri nyine nkumva ngiye kugwa hasi. Noneho nkumva uruntu ruri ku mutwe wanjye rumeze nk'ibuye rutsindagira ijosi, najya gukebuka nkumva imisi yose y'ijosi nkumva irababara. Noneho nkumva no ku mubiri nyine akazuba nk'uko kavuye, nkumva umubiri urokerwa. Murumuna wanjye yaje kunsora mutekereza uburyo ndwaye. Noneho we yarambwiye ati ko hari umuntu Migina uzi kuvura bita Faustin Nzamurambaho, ko ari abahungu babiri, ati wazaje nkazakujyanayo. None se wowe wabibwiwe n'iki ko afite ubuhanga mu kuba yamvu azi kuvura? Arambwira ati none uriya musaza wo hirya iriya bita ntibanyungura Nasoni ni wamuvuga ati kandi urabona ko we yari yanapfuye ndetse kuruta wowe. Uwo Nasoni yari yapfuye, yari nk'umupfu kuruta jewe kuko we bamutwaye kuri moto banamuhambirije umwenda nyine kugira ngo atagwa hasi. Ndavuga nti noneho ubwo yavuye ntibanyungura Nasoni akaba afite n'ubuhanga mu kuvura, ariwe nawe uri wawe mu rugo akakuvurira mu rugo. Ngwavurira akuvura ariwe mu rugo, wowe urihe? Uri mu rugo iwawe utiriwe unagenda unamusanga. Nti ubwo ibyo ari byo byose ashobora kumva nanjye kuzamvura. Ujyayo? Ubwo nanjye nibwo bwakeye mwene wacu nyine nawe yahise aza anshyira ku igare turagenda. Tugezeyo ansangamo uburwayi. Nari ndwaye. Naramurebye ndavuga ati ese uyu muhungu ko mbona agifite imyaka y'ubusore, akiri umwana rwose, ubungu baramvura koko? Ndavuga nti ibyo ari byo byose ni kuva yaravuye Nasoni nanjye aramvura. Ibyo ntago nabyicaraho rwose. Ubwo noneho nibwo twagiye mu nzu nyine ahamvurira, nyine ansangamo uburwayi nari ndwaye. We icyo yakoze yahise ambwira ati ubugewe nubwo nta mafaranga uhise ubona yo guhita uzana, ibi byakuryaga byose ngiye gukoresha ubuhanga byose bihite bihagarara ku buryo bitongera. Koko yarabukoze nanjye ubwo buhanga, nta wundi muntu ndigera mbona wigeze abukoresha mu kumvura. Natashye rwose ibindya byahagaze. Ariko icyo gihe byari byahagaze bikindimo kuko nta mafaranga nayo ubwabone kugira ngo abikungura byirukane mu mubiri. Ahubwo ntavuye nyine twumvikanye ko ngiye kureba amafaranga yabura nkamuha iyo nka nkamuha n'ubutaka. Noneho bukeye bwaho
navuze nti ibi ubu bwo natangiye kwivuza reka naye kubitinza umuvuzi atazarambirwa akabivanaho. Ubwo nibwo bwakeye, nibwo nabwiye mama na papa ndabahamagara, ndahabwira ati jewe ngomba kujya kwivuza nawe umuvuzi uzamvura, bimwe byanjyaga ntabwo bikiriho, kandi n'ingufu ndumva zigenda zizamo buke, ariko nubwo bikindima ariko ntabwo bikindya nka mbere. Ubwo nibwo nabuze umuntu nyine inshorezi iyo nka nyine, nawe mwana wacu wundi nawe bagiye nawe kwishakira imibereho. Nibwo nafashe inkoni nyine inka ndayishorera. Noneho ubwo ngeze mu nzira ntira telefone mpamagara uwo muvuzi, nawe arambwira ati ndi tayari, reka ntangire noneho mbishyireho, ntangire kukuvura. Ubwo nibwo nagiye iwe ndahamusanga, noneho ubwo nyine yarongeye arandeba. Ubwo noneho inka nari njyanye arayemera, twemeranywa ko n'ubutaka azaza kubureba. Noneho aratangira aramvura, noneho ibimvamo ibyamvagamo ibintu nanyaraga ntabwo bibaho rwose. Njye nanyaraga ibintu bitukura gusa, ariko ubu ngubu bivanzemo n'imihondo gusa. Aho ngaho wari urwaye tubwire, ariko ubu ngubu uravuga iki? Hari n'abarwaye izo ndwara nk'izabo, wababwira iki? Ubu ngubu umeze gute? Uracyarwaye? Bimeze bite? Uracyababara? Bimeze bite? Ibyo ngibyo akimara kumvura nyine nahise nkira, byararangiye. Ibyo ngibyo nta n'akantu kari, ibyo ngibyo byararangiye, ntako. Ubu tuvugana byararangiye, nta kindi wabwira iki abantu? Ntako rwose, ntako, kuko icyo gihe amaze no kumvura mpaye umuti umwe nyine nawe uri gataga nkuko yabimbwiye, undi nyine nkagenda nkwesega mu mubiri wose, nyine ibindimo bikagenda bimvamo. Ubwo nyine ndyamye, bukeye bwaho ndyamye, nibwo nahise numva na rwarubuye rwari rundi ku mutwe, numva ikintu, numva gise giteruraho, numva kiragiye rwose, ngo ukuntu nagiye nkira rwose. Mburetse gato, uburwayi bwawe wari umaranye nk'igihe kingana iki? Bwira abadukurikiye. Nk'imyaka 3. Imyaka 3 uburwayi bwawe urwaye? Nkivuza nkabona nsinkira, ahubwo nkakomeza nkaremba. Ariko maze kugera kuri no mugabo numva rwose ngaruye. Yakuvuye nk'igihe kingana iki? Yamvuye nk'amezi 2, kuko byari bigoye kugira ngo mpite nkira. Uburwayi wari umaranye imyaka 3 yakuvuye amezi 2 kugira ngo mbe nkize burundu, mbe nkomeye. Wakize burundu amezi 2? Mu mezi 2 nibwo natangiye kumva nkize burundu, ntangira gutembera, nayo ubundi nirwaga ndyamye. Okay, none se inyuma y'uko urwaye imyaka 3 wuyivuje aho ngaho, byari bimaze kugutwara ubushobozi bungana iki? Yari amafaranga menshi sinayabara. Imyaka 3 urwaye, utazi icyo urwaye, waragiye kwivuza byarananiranye, ariko Dr. Nzamurambo mu murage gakondo kuvura amezi 2. Niko biri. None se ubwo igihembo wamuhaye cyase inyishyu byagutwaye ibintu bingana iki muri urwo urwaye bwawe kugira ngo ukire? Byagusabye ibintu bimeze bite? Icyambere ni ukuba naramushimiye ko yamvuye, ndamushima. Igihembo namuhaye ni amafaranga 300,000. Naranabanje no kubibura, muha inka yarere hano mu rugo, muha n'ubutaka. Wamuhaye n'ubutaka? Ubutaka buragana he? Buri hariya hepfo, murabubona mugiyeyo. Hepfo hari? Okay, turaza kugera nayo. Nibyo. None se wabwira iki abantu barembera mu rugo cyangwa se babandi barwaye ariko batazi ahantu babavurira? Kuko hari benshi badukurikiye barwaye, bafite indwara zitandukanye, ariko batashobora kumenya ngo ndwaye iki, cyase bandi usanga amafaranga arabashizeho bajya kwa muganga, bajya ahantu hatandukanye, ariko batazi icyo barwaye. Wababwira iki? Gira ikintu babwira. Gicyo nababwira, nabahamagarira ngo nabo bihutire cyangwa se bagira ubushake bwo kumugana bajye kwivuza. Urakoze cyane.
turagushimiye nk'umurage gakondo TV, gusa turakomeza tujye kumanukana hepfo tugere aho wamuhereye ubutaka kibazo. Nene utangira utubwire tugeze ahantu uvuga ko wahaye ubutaka bimeze. Ubutaka ni ubu ngubu urabona ko hubatsemo inzu niyi, urubibi ni urunguru, turacyamanuka nyine mureba ubutaka mugenda mubureba uko bungana murabubona. Ndabona witegeye hirya cyane, iyi nzu nini nziza ayubatse mu gihe kingana iki se? Wabitekereje gute kumuha ubutaka? Kumuha ubutaka yari amaze kumvura, maze gukira. Iyi nzu nyine mureba imaze nk'umwaka yubatse, murayibona n'iyi yindi. Witegereje hirya cyane urimo urabona hari ibikorwa birimo birakorerwa, inzu ni nziza. Ese witegereje hariya bimeze bite? Harimo harakorerwa iki? Hariya ni amazu meza barimo barahubaka, ni umuzungu urimo urahubakisha amazu bita birigeti, arimo arahubakisha amazu meza murayabona. None turebye hano inyuma ni inzu nziza biragaragara, igikoni, ifite igikoni, ni inzu ifite amabati nka 20, ifite igikoni cy'amabati, bigaragara ko ari nini. Nuko ntacyo utari kumuha bitewe n'ibyo yakoze. Wowe dusobanurira jewe kubimuha ukumuha ubutaka, nuko nari nishimiye ibyo yakoze ko yamvuye nta kibazo. Twageze hano mu mudugudu wanyu, twavuganye n'abantu batandukanye, nawe tugusanze hano twagira ngo tutangire utwibwira utuganirize. Yego, nitwa Birasandre, nabandi umuturage wa hano Kayovu mu kagari ka Mwendo, mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera. Kaba maze igihe tuye muri no bice, kaba n'umukozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Uri umukozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Twagira tukubaze gatoya, twavuganye n'abantu benshi batandukanye mu mudugudu wanyu, umuyobozi w'umutekano, umuyobozi w'umudugudu, abaturage batandukanye batubwira ku murage gakondo. Ese umurage gakondo waba uwuzi iki? Umurage gakondo getse ko nagore gwa mbere kuyumva, tumaze igihe tumva mu buryo butandukanye, ari mu buryo bwo kwiyamamaza bikorwa biciye mu nzira itangazamakuru, akaba n'abantu b'abaturanyi bagenda batubwira ibikorwa bitandukanye bagiye babakorera mu bijyanye n'ubuvuzi, ijyanye n'imiti gakondo yacu nyarwanda. None se bitewe n'abaturanyi, nuwe muturanyi wabarumvishe se umurage gakondo nyine sobanura abantu uwuziho iki, abaturanyi bawuziho iki? Bazi ibintu bitandukanye, uzi ko buriya buvuzi rwaba ijambo gakondo rabivuga, ni gukoresha ibimera, ni gukoresha ibituruka iwacu mu buryo bwo gushobora kwangana n'ibibazo sosiyete cyangwa se abantu duturanye bagenda bahura nabo umunsi ku wundi mu rwego rutandukanye, ariko mu buryo bw'ubuzima, ari mu buryo bw'umuka mubi n'ibindi. Ariko cyo tuzi cyane cyane ni ubushobozi n'abantu bagiye batanga ubuhamya berekana uburyo yagiye bavura mu nzego zitandukanye, kandi bo bemeza ko gose aho bari n'ibibazo bari bafite ubu ngubu bameze neza, kandi barakora bikorwa bindi bisanzwe bese muri societe. Reka tugushimire, tunagushimira umwanya wacu waduhaye, cyase umwanya wawe nk'umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Turagushimiye tubiko ku mutima, urakoze cyane. Natwe turabashimiye cyane, turasaba ko iyo muti ikaba kantu gafite kintu kamaze muri societe, kubera ko buriya nago kintu umuntu agwara kose bivuga ko bituruka ku malaria se, bituruka ku bindi umuntu yavuga ngo ndi burwayi, ariko n'uruhare w'umuti gakondo rugire kantu kamara, rugire ibintu byamara muri societe yacu mu rwego yo kudufasha mu nzira zitandukanye. Nzewe numva ko iyo kampani igire kintu yahegera abaturage, kubera ko societe dufite mwese murabizi ko tugenda tuhura n'ibintu bitandukanye. Rero kutwegera, kumva ibibazo byacu no kudufasha muri nzira, igikorwa yo kubashimira cyane. Murakoze. Murakoze namwe, Karimane baho umugisha. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Kagira Anastase, jewe mfite amahirwe ngire ngo arenza y'abandi,
iri vuriro umurage gakondo rikaba ryaradusanze mu isibo nyobora, akaba ari isibo yitwa Agaciro. Mu by'ukuri rero hari byinshi bagenzi banjye bavuze ariko tutarondoye. Mu isibo yanjye ndumva iri vuriro ryavuye abantu babiri, harimo Manirakiza Jean, hakabamo n'uwitwa Harindintwari Jean Marie. Mu by'ukuri rero iri vuriro ntabwo ari rya rindi rya byose biravura, bo baguha umuti bazi indwara bari guhereye. Mu by'ukuri rero nkumva twe twagiriwe amahirwe nk'isibo yitwa Agaciro kuba dufite dogiteri hano ndetse n'ibitaro byo bikaba biraha. Mu by'ukuri twe twagiriwe amahirwe. Ubwo rero buri wese uwumva ko ari nk'ibintu by'amakabya nkuru azahigerera hageze n'iyo ndwara, nawe azatanga ubuhamya bwa nyuma. Murakoze.